Sisita bimeze bite se ko uri hano? Bimeze neza. Uri kuruhuka? Ni umuntu utegereje? Sha nyine ni umuntu ntegereje. Umuntu utegereje. Ariko warambiwe usa nk'umuntu umutegereje igihe kinini. Sha narambiwe tu. Okay, rero nanjye narinyuze aha ngaha. Yewe nitwa Power, nyiri channel yitwa Power Comedy. Yanyumva. Nari mvuze ati waza nkakwibariza akantu k'akabazo gatoya kuko nabonaga ufite umwanya. Mu by'ukuri nyine unyihanganire ko ngiye kukubaza ariko nabanje kubigusaba nyine niba wabinyemerera nyine sinzi. Hari ikintu byaba bitwaye? Nta kibazo mbaza. Okay. Hano hitwa gute kwanza? Hano ni mu wuhe murenge? Ni muri Nyarugunga. Usura si muri Nyarugunga ra? Umurenge? Umurenge ndumva aratawuzi neza kera. Ko byagenda kose umurenge ashobora kuba ari i Kanombe. Buriya. Ariko ndi kubona umbeshye ko usa nk'umuntu nyine ufite ikibazo gikomeye cyane, niyo mpamvu mvuze ati kamwegere nkubaze niba wenda umuntu yanagufasha cyangwa se kari nko mu buryo bw'itiki umuntu akaba yagutegera n'akantu nyine k'akabasike kagenda ka motosiko. Ni umuntu utegereje koko cyangwa ntabwo ari? Oya, njye mfite umuntu utegereje. Ufite umuntu utegereje. Witwa nde? Ntabwo wasiga umuntu yicaye munsi y'igiti ahantu nk'aha utazi ngo ninde, kandi ni ibintu nyine tugomba gufashanya nk'abantu b'abanyarwanda mbese muri rusange, umuntu wese agafasha mugenzi we. Njyewe nakubwiye ko nitwa Power. Wowe witwa nde? Njyewe banyita Aisha. Aisha? Aisha ko bakunda kuba ari ibyamamarira. Ni Aisha umwe njya numva muri Nyagiso cyangwa? Ariko nawe uri icyamamare. Buriya hari igihe bizageraho bikaba. Ujya wumva ubishaka se ko byaba ukamamara nawe? Cyane pe. Mpaye nka rero ubwo bya bintu ndumva bitoroshye. None se ni nka hehe wigeze nko gukina wenda mu kintu runaka cyaciye kuri social media? Shara harigeze gukinaho akavidewo sinzi mba byarabaye byose sinamenya ntabwo namenye ngashora neza uko byagenze. Wigeze gukina mu kavidewo? Uba wumva ubikunze pe ushaka kuba icyamamare abantu bakakubona amahanga yose akakumenya. Ni iyihe mpano nyine ujya wumva nyine muri wowe ikwesipera uvuga ati nagendera kuri iyi ngiyi? Impano ni ukuvuga ngo ushobora kubikora bitewe n'ibyo abandi bari gukora nawe wabigeraho ukabyiga ukabishobora. Aisha, tubwire gato cyane ku mpano yawe nyine ni iyihe, ukora ute, ni iki wumva nyine wamurikira abanyarwanda kikurimo? Nabamurikira? Kuvuga ngo icya mbere ni ukuvuga ngo ari igenda ushobora kubona akabazo gato gatunguranye kikompirika ariko ntabwo aba ari byo. Umuntu agomba kumva atuje akabyakira ikibazo cyose nyine akabasha kucyakira nta mutima mubi. Navuze mu bintu bijyanye nyine na tara. Abantu bagira talenti yo gukina imipira, ubuhanzi, byo kuba nasetsa abantu. Burya rero uri n'umunyarwenya. Yego. Okay, ngaho rero ugiye gusetsa abadukurikiye kano kanya. Akahise unabyiteguye ra? Ntacyo nyine umukomediye agomba guhora yiteguye, agomba guhora ari clear ahantu hose. Urasetsa n'ibiti ukabisetsa. Oya, uriya kujya gukora ikintu sibyo utabanje kugitekerezaho ntabwo biba byoroshye. Ariko wagerageza byibura nk'umuntu uri bubone bino bintu biciye kuri channel ya Power Comedy avuga ati uyu mukobwa ni umunyarwenya kabisa, yadukubitiye kapera turemera. Azanaguhiga aho uzanyura hose, niyo ngombwa yaguha n'akazi rero. Aho ngaho nyine akanya ubwo murantunguye sindamenya mvuga ngo. Okay, Aisha, uratubwira ko nyine gusetsa ntabwo wari wabiteguye, ariko mu by'ukuri abantu bakwitege nk'umuntu umeze ate? Umuntu umeze ute? Umuntu ugiye kwigaragaza, umuntu uri kumwe nabo igihe cyose, cyane umuntu uza rimwe na rimwe akigendera? Ntabwo ari umuntu uza rimwe na rimwe akigendera, gusa nyine niba ari ngombwa ikindi genda nazakora. Bivuge nyine ngo abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange ugiye kubatwikira mbese? Ntibiba ngombwa. Hoya bigomba kuba ngombwa kubera Imana nyine ibintu byose birashoboka.
si wifitiye icyizere se? cyane. Okay, noneho Aisha ni muntu ki, akunda iki, Aisha yanga iki, agendana na bande, muri sosiyete abamo biba bihagaze bite? Mbese karagiteri uze we yiyumvamo ni izihe? Abantu nyine bagira uburyo bagufata, natwe rega nk'abasore bagenzi bawe nyine tumenye ngo Aisha yitereye kuriya nyine. Kuva aho ngiye koroneye sibyo, ntabwo nkunda umuntu ugira ibintu byinshi, ndi umuntu nyine tu ba Aisha nyine bahora ariko bavuga ko ari abantu bagira ibintu by'ubugambo bwinshi mu kanwa, ariko ntabwo ariko biteye nyine. Kuba buriya bufite sibyo, umuntu mu buryo bwo kugira ngo yongere imitsi yo kubaho, kutavuze nawe urumva cyaba ari ikibazo. Ba Aisha ni abantu bakunda kwitera sitori, bakunda kuganira, bagenda mu gikundi cy'abandi bana baganira, ariko bakanga umuntu wabamenyera. Okay, Aisha njyewe ntabwo ari ubwa mbere wenda naba nkubonye, kuko nanjye iyi karitsiye nkunda kuyinyuramo rimwe na rimwe. Gusa nigeze kumva nyine hari umuntu uri kuvuga ngo Aisha ngo afite abana 3, ngo Aisha amaze nyine ngo kuva ku bagabo 2. Nibyo koko cyangwa biba ari ukukubeshya? Biba ari ukubeshya, ni uko niba wifunze utwana twa karitsiye bakavuga ko biri aho nyine by'agatwiko, nawe ukavuga ko ari abawe ariko atari abawe. Aisha bishobora kuba ari byo, kuko nabibwiwe n'abantu bagera nko kuri 2 mwana. Ahubwo baba bese babitera urwenya. Wasenye urugo rwa mbere i Muhanga, uraza ugeze n'i Kigali urubaka, narwo nyine Imana wenda sinzi ukuntu yabigenje ntibyaguhira nyine, narwo rurasenyuka. Aisha urugo rwa 3 rwo nyine uba wumva uzarushobora uko byagenda kose, ko ufite experience, ariko wimakanira nibyo. Gusa ngewe nkurura imyaka yawe nkakura n'ibyo bakuvugaho nkumva ngewe bitajyanye. Aya ntabwo ari byo niba byo kwitera urwenya, byo kugira ngo umuntu nyine abantu baburage nyine iminsi yicumete. None se Aisha ugira umukunzi cyangwa ntabwo biraza? Mani ushaka kujya hano imbere ukabura n'umuntu mani mugakunda, wavuga ngo ufite umukunzi nawe. Nuvuga ngo ubwo ubigusabye wese murakundana se cyangwa? Cyane pe ni ibiraho nyine by'agahararo ntagahararo urebye. None ko nanjye ndushaka warumaye. Wowe bayiretse yose uyabona n'umuntu siba byajya abashe kuvugana n'umuntu ra. Nase kubana n'umuntu niko gukundana nawe? Ubwo biba byaragiye. Ayasha aho ngaho nuko nguko mutubeshya rero. Ugasanga umuhungu aragiye yizeye ngo afite umukunzi, wageze imbere mukimara gutandukana uhita wifatira n'abandi. Bigenda biza gake gake. Ukaba udafite umukunzi niba udafite umuntu wenda mushobora kuba mwabana igihe runaka ngo yaguhamagara akubwira ati yizire ube wagenda, wavuga gute ko ushikamye mu rukundo? Mu rukundo undi ashobora kuguhamagara nk'uyu munsi kumvikana ukajya kumureba, undi akaguhamagara ukamuhakana cyangwa se ukamukundira, muri make ujya ushaka. Okay, njya mbona abakobwa b'iki gihe nyine barihebye, ngo abahungu barabababaje, abenshi bagafata umwanya wo kujya kwigira amafaranga by'inkundo bakabivamo, ukabona nta gitekerezo bafite cyo kubaka no gushaka. Ariko wenda abajama barababaza tu. Okay, uko byagenda kose ukuntu uhise umera nawe wagira ngo hari umuntu wakubabaje. Oya nawe ariko nyine barababaza. Tubwira Aisha barakubabaje mwana. Mani yego bibaho, ariko nyine tu umuntu nyine arihangana nyine agapfusha. Umuhungu wakubabaje yakubabaje gute? Yakubabaje mu wuhe mwaka? Kubona uko byagenda kose izo story ntabwo wazibura. Mani haciyeho igihe tu niho muri 2023 wireye. 2023? Bigaragara ko wari ukiri n'umwana. Igumane. Wari wakundanye kare kabisa. Aya nibyo byiza nyine tu. Yaje kukubabaza bigenda bite se? Yaguteye inda arakwihakana? Ni wa muntu nyine wakubeshye ukamwizera 100% ugasanga adahari? Cyane tu nanda yaneye nawe byari biraho nyine abajama b'iki gihe basigaye bafera aba baby. Mujama akakubeshya nko kunda mukara imyaka 3 ubundi ugasanga afite umusista nyine akunda byanyabye uraho hasi. None se Aisha nyine watubwira gatoya ku kintu nyine cy'urukundo rwawe n'uwo muntu byaje kugenda bite? Kuko Aisha nyine ndi kubona uyu munsi abasa nk'umuntu nyine witurije, ariko nanone ufite akantu k'akababaro mu maso, ariko noneho byongeye byagenze gute kugira ngo n'abandi wenda bakundana bagire uburyo nyine bitwara
bamenye nyine ko abajama bitari b'iki fair. gihe barafera mani, umujama murabona akagufera ngo aragukunda kandi sha wapi, nyine icyiza ni ukubireka mani, umuntu nyine akiyigira ubuceri nta kindi Ukabireka ukabaho nta cyane mukunzi. pe. Uzaza na wundi uzaza mukamarana ukwezi nyine n'iki ahita agutamaga, nuko bisigaye bimeze nyine pe. Kwezi se ubwo yakwizera gute? Hari abajama baba bafite gahunda mani. Erega ikibabaje ni kimwe, hari igihe abakobwa muvuga ko abahungu babababaza, we ukavuga ngo yaragukunze ngo aragufera ngo yifitiye undi mukunzi ahandi hantu, ntutekereze ko we ashobora kuba agukunda by'ukuri noneho nawe umufite ahandi hantu. Nyine byose ni magirirane. Ngo umuntu yizera umujama sibyo, hari n'igihe ukatira abandi nyine mwari muri kumwe, uvuga ati ubwo umuntu amubonye nyine reka mukatire, hanyuma nyine ugasanga ahubwo umujama we yagukatiye kera utabizi. Ubwo se we nuhita ugenda ugakatira abandi, Aisha rwose ko. Mana ahubwo utangiye kwiyegereza abandi muri cya gihe wari warakatiye. Aha, ako kantu rero niko nashakaga. Bivuge ngo hari abandi nawe uba wari warakatiye. Kubera uwo mujama. None se kuki wowe ukatira abantu barenze umwe ukajya kwizera undi muntu umwe? Mwizeye bitewe n'ukuntu uba umubona. Nawe bwo hari aba yarakatiye akakuzaho. Tumba ibintu ubwo ntabwo mwakagombye kubabara. Ko ndumva ni nk'akazi. Urababara. N'igihe batabikora. Ariko nyine bakakwereka yuko yabikoze pe. Aisha, wowe wavuga ko kuba uwo muntu yaragukatiye, we wari intungane nta kintu kibi wenda waba warigeze. Nyamara ntacyo bajama murafera. ariko buri ukosoye neza ukabitekerezaho, ushobora nko gusanga ari nawe wari uri mu makosa. Oya nabyo gukunda n'ungu twarabitaye mu bigori, ibyo byose bugwahizo ngo yaracyabaho wapito. Nese Aisha, ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Azi ko uri kumbaza ibintu byinshi, imyaka mubizayemo n'iby'imyaka. Nyine watubwiye byinshi n'ubundi tubwire nyine tujyane ukuri. Oya nta by'imyaka, wowe wabura n'umuntu ugahita umubaza imyaka ako kanya wapi. Nese uko nakubajije impamvu uri hano nkakubaza aho ugiye ukambwira. Wenda nari kubigusobanura ariko imyaka yubahwe. Nese ubu Aisha, ndabona nyine nturi muto nanone nturi mukuru, gusa uri hagati na hagati. Nta bintu byo gukunda utekereza. Uba wumva mbese uziberaho gutyo gusa cyane. Mwese basi ufite n'abana byibuze ngo ni abana bakumaze iki kigeraho nacyo kubyara. Mwese uko mama wawe yakubyaye akakubyara nk'umwana akakwishimira, nyine yambye mu gihe cyari gikwiye, cyari cyanyacyo mu bintu bikwiye. Gusa nyine si ngiye namubyara mu gihe gikwiye wapimana. Hoye ntabwo wamenya ko wabyara umuntu mu gihe gikwiye. Iyo ibintu bibaye burya biba bikwiye. Ibyo reka tube tubiretse ntabyo kubyara. Kuko buriya na mama wawe yakubyaye nyine mu gihe cya nyacyo. Nawe rero wakagombye kumwereka umwuzukuru, nawe ukagira nawe umwana nawe. Abuzukuru azaba babona ntarirarenga. Okay, gusa nyine ewana wakoze kuduha umwanya wawe, nubwo nyine hari byinshi utatubwiye cyane, wenda tuzabona mu kindi kiganiro. Gusa abanyarwanda baragukunda. Abangu nawe ndabakunda. Umwana mwiza ewana, n'impano zawe uzazibereka, nta kintu wabashije nyine kudutangariza. Ese ni ugusetsa gusa, ntago ujya unaririmbaho buriya? Akagira iyo mpano yo kuririmba nayo mfite. Ko ufite ijwi ryiza se wagerageje wenda? Oya ntabwo ari cyane, nyine iyo mpano nayo mfite. Isa nk'uririmbaho nyine tukubwiye niba ufite impano. Oya ibyo nzaba mbikora cyane, ntabwo mbiyo kuririmba, sigera gake kuririmba. Maze no guhakana ubwabyo uvuga ngo urahogoza, ngo abibaze none uri kuririmba bya nyabyo. Birumvikana ariko nyine ntabwo umuntu yabiteguye. Ariko nawe urabizi kuvuga neza. Oya ntabyo nzi. Ya uvuga neza kandi nzi ko ubizi. Ntabwo mbizi. Ubimenye rero. Okay Aisha, kuvuga ngo rero twebwe turagiye, musigare amahoro. Gusa nyine ibingibi bizaca kuri channel ya Power Comedy. Bwira abantu nyine basharinge, bakande like, bakande subscribe, bakora iki n'iki nyine batwika bimanukire. So bari kubyumva nyine babikurikize. Murebe Aisha kuri Power Comedy kabisa. Umukobwa ubakunda kandi namwe muzamukunda. Umukobwa utagira icyo atwaye kabisa. Ciao ciao.